nkunda nyamvuge ritararenga amazi atararenga inkombe rw'imburigwe ko waburi ukintangira ese aho ntiwijuse ukibagirwa kw'amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu wateye umugongo amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga urumve Rwanda ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka Uwiteka yakuvuzeho uzajya n'ububyutse bw'isi uzabwiriza amahanga yitegure kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere urumva se Rwanda uhagaze aho ushakwa kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda urumve Rwanda Rwanda we ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho Yesu ashimwe haleluya ndabasuhuje mwese mu izina ry'umucunguzi wanjye Yesu Kristo ariwe mucunguzi w'abamwizera bose uwo nguwo ni Yesu Kristo umwana w'Imana ndabasuhuje rero kandi mbahaye ikaze cyane mbahaye ikaze mwese uyu ni umunsi w'igitangaza Imana yaturemeye kugira ngo abawurangije uyu munsi kuko hano bwije hari impamvu uyu munsi uba wabayeho subiza amaso inyuma urebe icyo wawukozemo kuko mu by'ukuri ugomba kugira icyo umara kuko niba ntacyo umaze ugomba kuvaho ariko uko niko kuri niba ntacyo umaze mu by'ukuri kandi nawe urabizi ko hari icyo umaze cyangwa niba ntacyo umaze niba hari icyo umaze uwukimariye niba wizera ko ari uwaremye ijuru n'isi uwukimariye niba wizera ko ari Yesu Kristo aho ngaho urakomeza uramire mu isi dore ko benshi banayikunda urakomeza uramire mu isi buri munsi ujye wiyevariwe urebe ibyo wawukozemo urebe mbese ubimanuke kuko abenshi muri iyi si bakora bibi kuva mu gitondo kugera nijoro rero kugira ngo uhame muri iyi si muri ibi bihe kugira ngo uramire muri iyi si ugomba kugira icyo umara iryo ni ihame niba utari nabizi ubimenye ko ari uko nguko bimeze ritararenga amazi atararenga inkombe rw'imburigwe ko waburi ukintangira ese aho ntiwijuse ukibagirwa kw'amahoro uru Rwanda rubwirwa Uburundi nabwo burabwirwa Kongo nayo irabwirwa ahubwo uyu mwana azabizingazinge byose abirunde mu ndirimbo imwe ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka Yesu nashimwe rero mbahaye ikaze n'ukuri kandi
ndabakunda, urukundo rwa Kristo Yesu, rwa rundi yadupakiyemo aduhaye urugero rw'urukundo nyarwo. Haleluya, kuko ubwe ni urukundo, ari nayo mpamvu yitanze, kuko ni urukundo. Nta wundi ushobora kwitanga adakozwe n'urukundo. Kumvuze kandi ukumve neza. Mwuka Wera rero nanone ndongeye kuguha ikaze, nubwo uhari, nubwo umbamo, ariko ndongeye kandi nguhaye ikaze muri aka kanya. Muri aka kanya k'ibihe bikomeye, aho wakuye igihe mu bihe, igihe cyavuye mu bihe. Hako Mana yanjye, abantu batarimo kumva ibi bintu aho tugeze, kuko ubu turagira dutema. Igihe cyavuye mu bihe, igihe cyavuye mu bihe, igihe cyavanwe mu bihe, kandi ugomba kuba muri icyo gihe. Haracyariho andi mahirwe, hindukira acunguza umwete, ugama muri Yesu utanyagirwa. Imbere aha haratambuka uwejejwe, haraca uwejejwe imbere aha. Rwanda we, ukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we, Biyaga bigari we, Burundi we, Kongo we. Bene data bakundwa, ni umunsi mwiza Imana yaturemeye. Ni tariki 26 ukwezi n'ukwa mbere, umwaka ni 2023. Duherukana mu ijoro rishyira ubunani. Rero nababwiraga muri kiriya gihe ko ni amavuta y'ubuhanuzi yongeye kwiyongera cyane, no guhishurirwa ibishwe, bya bindi bishwe, bya bindi bishobora gutuma n'umuntu wa mugani avuga atari koko ntabwo nasaze. Rero mwakagira Imana mwe, igihe cyakuwe mu bihe, nk'uko insanganyamatsiko mwabisomye, igihe cyakuwe mu bihe. Iyi titire, iyi nsanganyamatsiko nyihabwa nanjye byaranshanze, mu by'ukuri byaranshanze. Hari igihe, hari n'ibihe. Noneho hari igihe rero cyakuwe mu bihe. Igihe cyakuwe mu bihe. Yes. Bivuga abahishuwe nibo babizi cyane, cyangwa abandi bazi ibyerekeranye na rusange. Bivuga ngo rusange mu by'ukuri ariyo bihe, ayo nakwita ibihe. Donc Gatozi yavanywe muri rusange. Reka kugira ngo babyumve bite, kuko twese tuzi ko muri ibi bihe, ibi ari ibihe by'imperuka. Ibi ni ibihe by'ibihugu. Ibi ni ibihe by'ibihugu, aribyo mu Gifaransa bita temps des nations. Ibi ni ibihe by'ibihugu bituye isi, kubera ko Israeli iyo saha y'Imana, Israeli yonyine, urumva agakiza barakasuzuguye, baranamubamba mwene wabo, bamukorera iby'amfurambi, ibiteye ubwoba, bamwica urupfu rubi kandi yaraje kubacungura. Hanyuma none ibi bihe twese turabizi ko ari iby'imperuka, kandi ko ibyahanuwe byose byasohoye. Ariko rero ikinzanye kandi ni ukuri, ndagira ngo mbabwire ko mu gihe gito cyane, mu gihe gito, nimvuga gito ntimugira ngo ni bya bindi ngo bimara amezi, ngo bimara imyaka, ngo bimara ibyumweru byinshi. No, aka kantu kanoti ko mu gihe gito cyane, gito nshobora kubarira ku ntoki, ibintu biri buhinduke. Kandi mwarabwiwe, kandi twarabwiwe mw'abantu mwe. Ntimuzagira ngo ntimwabwiwe. Ntihazagira uzataka avuga ngo ntabwo yabimenye. Ntihazagira uzabaririza ubusa ngo ntabwo yabimenye. Ntihazagira uzabaza ubusa. Ntihazagira uzaburana imanza z'amahugu. Ntihazagira umunyarwanda, ntihazagira umurundi, ntihazagira umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda uzavuga ngo we ngo bimuguyeho, ngo we ngo ararenganye, ngo ntabwo yabimenye. Iryo jambo ndaribabujije. Muzasenga amatakira ngo yuko mushaka, ariko ntimuzavuga icyo ngicyo, kuko imyaka irashize indi iratashye. Mvuga abandi bavuga, duteza iyabahanda, tuvuze iyabahanda, tubabwira
nta kindi. Intera ari imwe, inyikirizo ari imwe. Mwihane, muhindukire, mwihane, muhindukire. Kongo Rwanda Burundi, Burundi Kongo, Rwanda Rwanda Burundi Kongo. Nyamuneka muriho umuhamagaro, nyamuneka ibingibi nibi, ibingibi twarabibabwiye. Rero ndakeka ko, reka ndimo gukeka ko aya magambo ndimo kubabwira arimo gusoza ikindi cyiciro, kuko hari ikindi kigiye gutangira kandi mukaba mugiye gutangara. Ndimo ndasoza iki cyiciro, kandi ntihazagire usenga amasengesho y'amahugu. Mumbabarire ubutumwa mubugeze ku wenda hari utarabyumva cyangwa yabyumvise arimo guceza simbizi, ariko kugira ngo atazagira uvuga ngo ntabwo yabwiwe. Ntacyo bitwaye uzavuge kwa mugore yavugaga cyane wowe ntubisobanukirwa, ariko nibura harakakugiye mu matwi. Ako ngako rero, ako kakugiye mu matwi niko jyewe nikuyeho urubanza, n'Uwiteka yikuraho urubanza. Ako ngako ndababwiye ngo ibi bintu turimo birakomeye. Birashoboka ko ubu butumwa urimo kumva aka kanya aribwo busoza icyiciro gishize kera, hakaba hagiye gutangira ikindi. Yemwe ko bikomeye. Ijoro ryijimye cyane buracyanyuma. Mana yanjye we, mana yanjye, ijoro rirakuze. Ashwi ijoro rirakuze, ririjimye cyane, ariko ugiye gucya. Munyarwandakazi, Murundikazi, Munyakongokazi, ayiwewe murabigenza muti? Ubu mugiye kubigira muti? Ngo murabajya iwaje ubu? Ubu wa mugani w'ijambo ry'Imana muzabwira amagambo uzaba arimo kubasogota, muzamubwira ko muri abasmart. Deka igihe cyageze, cyakuwe mu bihe. Ijoro ryijimye cyane buracyanyuma. Ntukarire ukomeze, nturorere kwiringirayo kugeza igihe uzagerayo ku musohora. Ariko munazababwira gereze he? Bizagenda gute? Murwanyi we cyo mbwira nawe asubiza itonza ati urugamba ruzashira cyono guma mu ntambara. Menya ubabare wihangane, wowe gumamo wowe, wireka imirimo, gumamo tuzabona ibihembo byiza nidutabaruka. Bene data bakundwa, ubu ndimo ndababwira nuzuye amavuta y'ubuhanuzi, kandi ndimo kuva mwarabyumvise byose. Gusa ndashaka gusobanura gake cyane kuri iki gihe cyakuwe mu bihe. N'ubwa mbere mwumva ayo magambo, igihe cyakuwe mu bihe. Ibi ni ibihe by'imperuka, turabizi twese. Umva n'umusinzi aradandabira navuga ko ibi biriho rwose ari ibihe bya nyuma. Reka nkubwire rero, iki gihe cyakuwemo cyashikujwemo. Hari igihe cyashikujwemo. Uti gute? Cyashikujwemo kuko kirihariye, ntabwo kiri butere indirimbo ngo kikirize indirimbo nk'iyo ibihe birimo
kuvuga, nk'iyo ibihe birimo kuririmba, cyo gifite ibyacyo cyihariye. iki gihe cyavuye mu bihe gifite ibyacyo cyihariye. Mbese ni amateka yandi, ni amateka mashya, ni amateka adahuye n'ayari ariho. Ari nayo mpamvu iki gihe kigomba kuvamo bikagaragara ko igihe cyavuyemo. Bite rero, Yesaya tugiye gusoma amagambo iye kuri 21, Yesaya umurongo wa 11 kugera ku wa 12 ya Yesaya. Turasoma amagambo n'ayandi yo muri Yohana 19:30. Yego, 21 11 kugeza kuri 12 haranditse ngo hariho umpamagara ari Seyiri ati, wa murinzi we, ijoro rigeze he? Ariko Mana yanjye, wa murinzi we, ijoro rigeze he? Umurinzi arasubiza ati, umva, bugiye gucya kandi bwongere bwire. Nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Umva, umurinzi arasubiza ati, bugiye gucya kandi bwongere bwire. Nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Tugiye gusomera rimwe na Yohana 19:30 kugira ngo tuganire kuri iki gihe cyavanywe mu bihe. Yohana 19:30 mwese murahazi. Yewe umukristo utazi aha hantu sinzi niko yaba yanakijijwe ahari niba utazi aya magambo. Yohana 19:30 haravuga ngo, Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati, birarangiye. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati, birarangiye. Igihe gikuwe mu bihe birarangiye, biraheze, wa mugani w'Abarundi. It's finished mu Cyongereza. Tout est accompli. Byose birujujwe. N'uwavuga ngo tout est fini. C'est fini. Ni amagambo umwami w'abami iyo agahora ku ngoma uwangize gutya nayo yavuze. Yohana yaramwegereye cyane kuko bari ntago ari uko bavuze, bari bamaze kumusomesha sipongo yuzuye vino isharira, barayimusomesha maze niryo jambo rya nyuma yavuze ati, birarangiye. Ibyo yararangije ni birebire, yarakuye igihe mu bihe. Ibyo yararangije ni byinshi cyane, ariko kimwe cyo nakubwira, yaramaze kugutsindira, yaramaze kunsindira, yaramaze kumvana mu rupfu angejeje mu bugingo. Nari maze gupfana nawe, buriya hariya nari ndimo nanjye, nari ndi ku musaraba nanjye, buriya nanjye nari murago, ndimo ndani mwimbere cyane amfitemo. Uracyumva icyo? Nanjye buriya nari ndimo kuvugira muri we ngo birarangiye, ni urabirangije tugende kuzimu sasa. Avana igihe mu bihe, mu gihe cye. Ibihe byose bigira igihe, ibihe byose bigira igihe. Cyane cyane icyo gihe nshaka kuvugaho ni igihe cy'umuhamagaro, ni igihe cy'ibigomba gukorwa bitari bisanzwe. Haleluya. Yesu yaje mu isi avana igihe mu bihe. Ibyari bimenyerewe birakangarana, kuko igihe cyari kivuye mu bihe kiritandukanye. Umva, ikizakubwira ikintu cy'ingirakamaro, ikizakubwira ikintu cy'ijuru, ikizakubwira ikintu kiriho amavuta, ikizakubwira ikintu kiriho umuhamagaro w'Imana, nuko gitandukana, kivamo. Yewe, kivamo. Byanze bikunze kivamo. Ntabwo gikurikiza ibyo bihe, ntigikurikiza izo reglement, ntigikurikiza izo statut. Cyo kiritandukanye. Ibihe bindi bigakomeza gahunda, ibyakorwaga byose bigakomeza, ariko iki gihe cyo kikavamo. Rero umunyagihe arangwa nyine n'iryo tandukaniro. Umunyagihe nka Aburahamu akava muri systeme y'ibihe,
by'icyo gihe muri Uriya Bakarudayi, we akarema igihe, we akarema amateka, akarema ibye, murakabihimba, murakabihimba. Arahirwa uwakuye igihe mu bihe, arahirwa urimo gukorera mu gihe cyakuwe mu bihe. Ariko ndimo ndavugana n'abantu ubu ngubu, hari abantu bari bubisobanukirwe kundusha, bahishurirwa kundusha, baguke kundusha, kuko nicyo mbasaba Imana. Wa mugani wa Mose, cyangwa mwese mugahanura, mwese sike, cyangwa mwese mukavuga ubutumwa, cyangwa mwese mukigisha, cyangwa mwese mukaba intumwa, icyama mwese mugahishurirwa, bikarenga bigapasuka, mukamenya gusobanura neza ukuntu igihe kiva mu bihe n'igihe icyo gihe kivamo kidetasha, n'ubu kirimo kirakaka, igihe kirimo gukaka kivamo, kiravanamo ibindi, ntabwo kiri bufate ibya bihe. Yewe baba we, ndimo ndavugana n'umuntu ariko mwokabura wambabariye, iyi miti mukayibomora ikinjirwamo n'ikintu cyo guhishurirwa cyane. Ntabwo iki gihe nikivamo kiri bukomeze ibya bihe, ntabwo abakorana n'iki gihe bari bukomeze ibirimo gukorwa muri ibi. Oya, baragomba itandukaniro. Mose arata ibihe byo kwa Farawo, arabita akora igihe cye, agitangira giheze. Murenzi we, nshawe nawe urava mu bihe, uravamo, kuko abari busangwe mu bihe, bye, ntabwo bizi igihe kirimo gukaka. Ndakwinginze kugira ngo ubone niba gikaka, ukirebe, murebane, kuko kirimo nacyo kigomba kubamo icyo gihe. Yes, mugomba kubyumvikana mwe. Urumva? Wacyumvise ko Mose ibihe byari birimbanije muri Egiputa, systeme ari byo bihe byagenwe n'ubwami bwa Farawo. Yego Mose aravuga ati nowe, igihe kirimo kumbiga, hari igihe kije kirimo gukaka, ndasohoka mu bihe, ndasohoka kama mbaya. Buri wese wiyemeza gusohoka mu bihe kugira ngo abe mu gihe, nta magambo ari bukore. Niba hari n'abari bizeye umunezero n'ibyishimo bidashira, none biki byose, mbega imiruho n'imihati, mbega imibabaro. Ubuse mbabeshye ngo ububyutse bupfa kuza gusa, nawe batibaguye ngo ububyutse ngo buraje gusa. Reka mbabwire rero abaneze amatwi, Yesu Kristo yavanye igihe mu bihe bye, yavanye igihe cye mu bihe, akora ibintu by'akataraboneka. Buri wese uzi ko igihe cye kigeze ngo gikurwe mu bihe, akora ibintu by'indashyikirwa. Ndabifuriza, ndabasengera nisengera kugira ngo tumenye ko iki gihe kirimo gukaka. Igihe turimo kirimo gukaka, sinzi niba ari ijambo ry'ikinyarwanda, guturika imitutu, ntabwo mbizi we, nka tremblement de terre se, ntabwo mbizi. Kirimo kunyeganyega kugira ngo nyine kishikuze mu bihe. Birababaza kwishikuza, birababaza gutanyuka, birababaza gushikuzwa, birababaza kubagwa, birababaza igihe kugira ngo kive mu bihe, amaraso agomba kumeneka. Ndacyabaze byaremwe byose bisubiza bitya bitiyo, ibiyaga bigari birahiye
wabaye hango cyomenya ibyo bimenyetso ye bigaragaza kuza kwa Yesu kandi byaremwe uko bingana byakuwe genda avuye mu bihe tayari ngewe navuye mu bihe uravamo nawe nicyo naje kukubwira kuko byatangiye gukaka kandi niwo harimo afere va mu bihe va muri sisiteme z'abandi va mu gukopera uravamo ni wowe ndimo kubwira iki ni igihe cyakuwe mu bihe twavuye mu bihe abarimo kumva irangaje abishyuye twavuye mu bihe ntabwo ibirimo gushakisha ibintu mu bihe biri butubone twebwe hari igihe cyacu cyagenwe nawe uri mu byumve ukabigira ibyawe hari igihe cyacu turimo gukozaho imitwe y'intoki cyagenwe urumva nimwo ndasobanura gute yemwe abari bukwirwe mu gihe ndabisobanura gute mwuka wera wamfashije ko nanjye numva bindemereye cyane yego ni ukudasa n'abandi kuba uri mu gihe cyawe kandi icyo gihe cyakuwe mu bihe ni ukuvuga ngo ibihe bifite ibyo birimo gukora ibihe namwe murimo murabibona ukuntu ibintu bimeze murimo murabona ukuntu amadini ameze noneho ngo ADEPR yagiye gusura Gaturika Kambanda Vatikani ngo bahuriye sinzi aho bahuriye kugira ngo nyine basoze ibyanditswe bivuga ko idini rimwe rigomba kuba rimwe nyine ngo bagakundana cyane ibi ni ibihe birimo gukora ibyabyo birimo gusohora ibyabyo ibi ni ibihe aho uwitwa ngo ni perezida ahagarara abanyamadini bose bamwicaye imbere bamureba bamukanuriye bamureba arimo kuvuga ngo ibintu musenga ariko ibyo musenga ni ibiki bireba rwose musenga ibiki musenga universe galaxy ntabwo abantu basenga bimwe bamwe basenga ukwabo abandi ukwabo abandi nta n'umwe ubura bakanuye ngo kace ibyo ni ibihe bari mu bihe byabo bakomeje gukomera amashishitani bahagaze imbere irimo kubabwira ibintu bibarimbuza ariko bibagiwe umusaraba niba hari uwo bigeze kumenya bibagiwe ko umwana w'Imana yabambwe ku musaraba we barabyibagiwe bameze gutya barashima sisitemu barashimwa ngo byitwa ubutegetsi n'ibihe byabo ariko mwana w'ubugingo wowe vanamo n'igihe cyawe mugende musohoke icyo gihe cyawe vanamo kugira ngo ukorerwe iby'igihe uvanwe mu bihe mu izina rya Yehoshua Mashiyo igihe cyakuwe mu bihe haleluya ndashima Imana ko nakigiyemo Imana ishimwe umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe uko bingana z'ibyaremwe byose biransubiza ngo birarangiye wera yezwe uwandi akomeze handure igihe cyakuwemo umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe ibyaremwe byose uko bingana bitegereje impanda ibyaremwe ubungubu bitegereje akagiye kuba mu biyaga bigari ndakubwiza ukuri wanze ukunze ugomba kubireba
wanze ukunze ugomba kubyumva, wanze ukunze umva, uziyakiriza Yesu Kristo umwana w'Imana, ntagombye kongera kuvuga. Ugiye kwisengera, ugiye kwiyakirira, ugiye kwizera Yesu we ku giti cyawe, nta muntu urimo kukubwira wambabare rwose, nimwihane rwose, mwakakiriye Yesu, nimuve mu madini murayaturumbukamo nk'izihiye, nta muntu ubabwiye ngo ni mabi. Kubera iki? Kubera ko igihe kirimo kiravuza ihoni, kuri uwo nguwo uri buryumve, kuri uwo nguwo ugomba kumva ihoni, uwo ni uri bukore muri iki gihe, uwo ni uri bukurwa, uwo ni uri Mana yanjye, Mana yanjye we, yababa we, Mana we, Mana yanjye we, Mana aba bantu bavuye mu bihe, muravamo mu bihe, turavamo, twavuyemo, musoka. Yes, umva, mwo kugendana n'ibigenda, mwo kumera nk'ibisanzwe, mwo gukora ibyo abandi bakoze, mugomba gukora itandukaniro, tugomba gukora itandukaniro, ngomba gukora itandukaniro, ugomba gukora itandukaniro, tugomba gukora itandukaniro, bagomba gukora itandukaniro. Umva, ubu noneho reka mbabwire aho igihe kigeze, wacyumvise none ko kigarutse, cyavuye mu bihe, ni itandukaniro, nta kundi. Yosuwa nawe yakoze igihe, niko bimeze. Abanyakanani n'abayebusi n'abagirugali sinzi bizina n'ababyaye babandi bose bari bifite ibihe byabo, bari baramenyereye ibihe byabo. Yosuwa barateye umusazi, murwanye kabuhariwe, abarateye ati ngewe ndi mu gihe, mwigireyo rero mwebwe, mwigireyo, hari nje gukora iby'igihe gishya. Haleluya. Apana ibintu bimenyerewe, ngirya ibanga sha, ngirya ibanga kuri wowe. Icyama abantu bo Yesu yapfiriye bakava mu madini, cyama bo Yesu yapfiriye bakisobanukirwa, bakumva ko Imana ibashaka mu gihe kirimo gukorwa mu bihe. Cyama abanyamashaka ya politiki bayangubize badogitoros, cyama Imana yabafungura amaso bakakira umucunguzi, bakava muri biriya bigirwamana birirwa baraguza, kandi ubutanje barakuza babwira nabo bapfuma umwanya mwirirwamo igihe cyakuwe mu bihe. Yesu Kristo nuko ngo aravuga ngo birarangiye, uwera akomeze yere, uwandura akomeze yandure. Ayiwe, ngo iki? Ubu ngubu muracyafite amagambo yo kuvuga, ubu ngubu muracyafite amagambo yo kuvuga, niko mwibwira? Ubu muracyavuga amagambo mama, ngo iki we, ngo iki disi, ngo abantu ngo sembe ibyo avuga ari nonsense. Nukuvuze mama we, ikomereze mu bihe, ariko igihe cyavuyemo navanyanyemo nacyo, gendi mu gihe, igihe nacyo kindimo, kuko ntabwo dushobora gutandukana, nibishoboka umwe aziranye n'uwundi. Yes, nkoresha igihe nacyo kikumvira, kigomba kunyumvira, kuko ni igihe cy'igihe cyo kuva mu bihe. Ibihe ntacyo mbirebaho jyewe, nta nicyo mzitayeho, nta nibyo nitaye amagambo yabo, nta nubwo nitaye ibyo bavuga jyewe. Icyo gihe cyavuyemo nicyo gihe ndimo gukoreramo, kandi vuba cyane muri bubone iby'igihe kiri bukore. Igihe cyakuwe mu bihe, buri wese ayisuganye, ntihagire ikindi kintu ushyira imbere. Mbabarira, umva, umuntu ufite indimi ebyiri, umuntu urimo gutekereza ibindi, umuntu utarimo gushyira imbere guhishurirwa muri iki gihe cyavuye mu bihe, namubwira iki se? Ati dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndarufa na Omega, itangiriro n'iherezo, ndi uwa mbere n'uwa nyuma. Ngo hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Uwo nivugana nawe arabyumva se? Kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo.
umva rero abagiye kuba hanze, abagiye kuba mu bihe hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Abo ngabo barasigara mu bihe igihe twebwe twagiye. Haleluya, 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 haleluya. Bano banyagasani, umva ndababwiza ukuri ngo ubu butumwa bushobora kuba ari nabwo bwa nyuma busoza icyiciro. Reka findi twanasize roga. Ibihe byarangiye, we ko umuntu azababwira ahereze he? Ibihe buriya umuntu yababwira agahereza he? Muravuga ngo nimwakire Yesu mu bugingo bwanyu. Muravuga ati idini ntaho rizakugeza. Idini ryishe Yesu. Idini ni system irwanya umwana w'Imana. Idini ni system irwanya umusaraba wa Kristo na Kristo wabambweho. Idini ni rigome ririca rikamugaza. Idini nawe urareba ibyo ryagukoreye. Iti nyamuneka inzira ukuri n'ubugingo ni Yesu Kristo. Atoyango hari izindi nzira ngo bagomba kunyura za takataka ngo nabo nabajuwaji. Rahira ngo uzongera kubwira ugusogota, uzamubwira ayo magambo. Ayo magambo urimo kuvuga uri abwire Bombardier. Ayo magambo urimo kuvuga uri babwire imbunda nshya barimo kuzingura bahungura abantu buzuye guhora gusa. Kandi ngo nitureke Imana ihoresha uburakari bwayo. Mbabwije ukuri ntababeshya, muri iki gihe ntabwo nongera kuvuga ibihe. Muri iki gihe Uwiteka arabisha, arasuzugurwa, ararunda, arasuzugurwa, arabihorera. Muramuvangavanga, arabihorera. Muravanga, muzana ba Yesu mwihimbiye, muzana ba Bari Yesu, muzana Yesu witwa Yusto, muzana n'abaraya baze abaratino baba muri Amerika Latine, hafi y'abahungu babo babita ba Yesu. Ntabwo ari uwo mbabwira, ntabwo ari uwo mvuga. Hari Yesu w'i Nazareti wabyawe na Mariya umugore. Yesu wabyawe na Mariya yavukiye Betelehemu kuri Nazareti. Yaje ari Imana mu bantu, Imana hamwe n'abantu, ibana n'abantu. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemeye. Abamwemeye bahinduwe abana b'Imana. Umwizera ntazigera acirwaho iteka, utamwizera uba amaze kuricirwaho. Ni muzimu Mwami Yesu ni mutaraga, yigeze gupfa ariko ubu ni muzima. Ni muzimu Mwami Yesu ni mutaraga, yigeze gupfa ariko ubu ni muzima. Uwo niwe mbabwira, uwo niwe wenyine niwe ugomba kwizera kugira ngo uve mu bihe ujyane n'igihe. Ubundi mbese ngo niki? Ubundi murwaye ibiki? Mwabaye iki? Igihe cyose abantu bababwiriye kuki mutumva? Umwana w'ubugingo we niwe ndimo kubwira, wowe watoranijwe gukorera mu gihe, haleluya, mu biyaga bigari bigakora isi yose. Wowe ndimo ndavugana nawe, wirinde wiboneze, utekereze nk'Imana. Utekereze nk'uko Imana itekereza. Ngaho re utekereze nk'uko Imana itekereza. Utekereze nk'uko Imana itekereza. Kuko arakubwira umwana w'Imana ugiye kwakira muri aka kanya utaramwizera, nawe uri mu bindi, bivemo. Barakubeshye. Hari abantu bashaka kubwira ibintu ariko ngasanga baracyari mu bihe, bibabwiriye mu gihe ntabwo bashobora kubitahura. Ubwo Yesu arimo arababwira ikintu gikomeye cyane, ngo ari ku rujya arakomanga, ntabwo ajya forusa. Ngumva ijwi rye akomanga ngo amufungurire, ngo nazana na se n'umwuka wera ngo basangire. Arimo arabivuga yeruye ati ndaza vuba, ndazambaza n'iyi ngororano, kugira ngo ngororere umuntu ibikwiriye,
komera ka dukomeze icyo ngicyo ufite mu bihe byo mu gihe hatagira ugutwara ikamba ryawe ryiza, hatagira ukubambira udasoza umuhamagaro, va mu bihe, hatagira ikintu na kimwe kikubuza. Ni muzimu Mwami Yesu agiye kugaruka, yigeze gupfa ariko ubu ni muzima yo. Ni muzimu Mwami Yesu asuye ibiyaga bigari, yigeze gupfa ariko ubu ni muzima. Ni muzimu Mwami Yesu ahereye i Burundi, yigeze gupfa ariko ubu ni muzima. Ni muzima rakomereza mu Rwanda, yigeze gupfa ariko ubu ni muzima. Ni muzima Kongo yose agiye kuyisura, yigeze gupfa ariko ubu ni muzima. Este ya Kongo we mzimu Mwami Yesu agiye kugaruka, yigeze gupfa ariko ubu ni muzima. Ni muzima agiye kugenda kugira ngo nawe yumve uko abaye, agasuzugura agakandagira hejuru, agasuzugura mwamusuzuguriye mu bihe, agiye kuko isubiza arimo gukorera mu gihe. Ariko mana yanjye we, ngo ngwiki ntawe uri mu buze kugenda, ntawe uri mu mushyire w'igifaransa, ntawe uri mu mubwire icyongereza, ntawe uri mu mubwire igishinwa, ntawe uri mu mukangishe za bombe na nikele na nitro, ntawe uri mu muhagarara imbere kuko ni igihe cye, ntabwo wari mu bihe. Cyumverese icyo ni mu gihe cye kuko ni nyiribihe ariko yakuyemo igihe cye. Agiye kugenda disi, agiye kugenda i Burundi, agenda mu Rwanda akimbagira. Urumva neza ariko Kongo ayisakize, Kongo yose ayisakize, azakomeza agende n'ahandi, na Uganda azanyurayo, Tanzania azanyurayo. Ariko mana we, ariko ndamubwiye ibibanza, uracyabyibuka ibibanza. Sinzi ikintu umuntu yakora, ntabwo mbizi. Mana wagiye umbwirira aba bantu ko mbakura ariko nta kuri ifite nabigenza. Akunde amazi atararenga inkombe wiburigwe, kuba buri ukwinangira mbese aho ntiwijuse ukibagirwa, kw'amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu uwo wateye umugongo. Amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga. Urumve Rwanda, ukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uradushiranye. Bene data, Yesu mu kugendagenda kwe arashyiraho ubwami bwe hose. Aho nakubwiye ubwami ijuru rinezerewe, ubwami buri konekita n'ijuru. Icyo uracyumva? Uravuze ko mbihimbye ari ibyifuzo. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, ndasaba Imana ngo ibakomereze amaso n'amatwi. Yesu agiye kugenda, Yesu agiye kuza gushyiraho ubwami bwe. Mbere y'uko twari itorero araduha umusogongero, turi busogongere ukuntu ubwami bwe bumera. Ubwami apana Repubulika na Demokarasi n'amatora na nyamwinshi, no, ntabwo ari byo nkubwiye. Niba ukomereka uracyarwaye, hanyuma umubwira kubohore, kuko iyo umubwiye Demokarasi arazengerezwa, iyo umubwiye ngo Repubulika ubwonko bwe buraga. Urumva neza, ni umwami w'abami aje gushyiraho ubwami. Umva, ubwami bufatika, bufatika, bufite inzego ariko bumwumvira. Icyo ngicyo wari wacyumva ku isi se? Ko wumvise byinshi, ukumva byinshi, ukumva habereye ububyutse hose, wigeze wumva ishyanga ryubaha Imana wigeze ubyumva wowe?
ngibyo bigiye kukubera mu maso kugira ngo nuzabyemera ari uko bibaye uzabyemera ubebera. Rero icyo nkubwiye ntabwo wacyumvise, ugiye kubyemera ubebera kuko wanze kubyemera neza, kuko ngo hahirwa bemera batabonye, hahirwa bizera umwana w'Imana gusa, kuko ntabwo turimo kumubona, kuko ntabwo tumukoraho. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzamwishimira. Umva, wanze kubyizera ngo keretse ngo haje facts nawe, ngo kereka ngo impinduka ngo zigaragaye ngo abantu ngo bakazireba byembyembyemye, hanyuma se ukaba umaze iki? No sense. Ukaba umaze iki? Ubundi Imana ibishaka ko uba impinduka, uhinduka, urabanza ugahinduka impinduka, hanyuma ukabona guhindura, noneho ukaba ari wowe mpinduka, ukaba ari wowe uhindura ibintu. none abandi ngo bategereje ngo kumva ibintu ngo bihindurwa nande se. Wowe ukakora iki? wowe ugakora iki? Akazi kawe nakaye, akazi kawe nako gutegereza impinduka. Uzazite gira hino wakire Yesu. Va mu bihe vuba. Va mu bihe igihe cy'ibihe cyarangiye. Bagiye guhondagurwa, abari mu bihe bagiye guhondagurwa, wowe vamo. Kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka, ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere. Urumva se Rwanda uhagaze ushakwa, kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda. Urumve Rwanda, Rwanda we, nukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye, iyo uzakumenya umuhamagaro uwite. Bene data bakundwa, nyamuneka umwana w'Imana natangira kugendagenda mu Burundi no mu Rwanda no muri Kongo, ntazasange hari abakiri mu bihe nyabo. Koko disi we, nyamuneka dore mbibabwiye bishigaje iminota ngo bibi, bishigaje amasaha ngo bibi, mbibabwiye bishigaje utunsi dukeya kugira ngo muhite muve mu bihe, muve muri system please. Yesu yaravuze ati birarangiye. Se yarangije ibiki? Byo yararangije ntabwo nabikubwiye. Nuzi ko wari niba ushaka wari muri we cyagiye avuga ngo birarangiye, uvuga ati ibyibiye ntabwo ari byo nge natangiye ibyanjye. Ariko kuki wowe utatangiza amateka wowe munyagaciro wowe? Kuki wowe utakumva watangiza amateka? Kuki wowe utakumva nawe igihe cyawe wagikoresha neza? Ariko uragikoresha neza ariko ukivanye mu bihe. No, nta bintu byo guhama mu bihe, hagiye kuzibishya by'igihe. Ariko cyo watumvise, igira hino wakire Yesu Kristo, nyiri ibihe byose agakorera mu gihe. Ego mana yanjye yewe, ntabwo mbizi noneho, ntabwo mbizi. Wasigaye igihe gito, isigatigita, sigaye igihe gito, yaga bigari bigahungabana, bigatugita, bigaterwa n'umutingito hejuru no hasi. Niko bimeze, ntabwo mbivuga nshinyagura, ntabwo binejereje. Gusa mere nka marayika umwe bamubajije bati se experience yawe wumva yagushimishije ni iyihe mu buzima bwawe? Wamubazaga yari umuntu kandi undi yari marayika, ngo aramubwira ati tumbajije ikibazo cyiza cyane, ati cyanshimishije cyane, ati ntugire ngo nashimishijwe nuko abantu bapfuye, ati iyi operation yo kuvana Abayisiraheli muri Egiputa hanyuma twagera ku nyanja itukura tukayipasura, ati bakambuka tukongera tukayisubiranya abafarawo bose bakagwamo. Ati biriya ni ibintu biri mu byashimishije cyane. Ati ntugire ngo nashimishijwe nuko Abanyegiputa bapfuye, ahubwo nashimishijwe nuko umugambi w'Imana wasohojwe. Wakumvise? None uragira ngo mvuge ngo nkunda kuvuga intambara, ngo nkunda intambara? No,
nuko aribwo buryo umwana w'umuntu yahisemo. Ubu umwana w'umuntu yahisemo ko intambara ziba, ngo ni umujyi wajye, ngo agiye guhinyura Imana. Kuko Imana yaramubwiye iti gira gutya kugira ngo tubane neza. Atoya, genda umujyi wajye. Ngaho turareba rero umujyi wajye wari we. Niko bimeze. Umwana w'umuntu arizize. Yes. Ngo iki? Arizize kuko yanze gukura ibishimwa mu bigabo. Yaranze. Ngo nawe ibye ngo birakomeye. Yaranze. Agomba ngo kugira ikintu abirenzaho. Abantu ngo baba ari abasazi, abantu ngo baba babyibwiye, abantu ngo baba ari ibitekerezo byabo, abantu ngo baba baraturubuye, ibyo ngibyo nibyo bizagucira urubanza. Kuko ngo umuntu azacirwa urubanza n'amagambo avuga. Amagambo avuga ngo niyo azagutsindishiriza cyangwa gutsindisha. Ngo iki? Muri hehe? Muri hehe kugira ngo mbatize iri sengesho? Muri hehe kugira ngo mwizere umwana w'Imana, muve mu bihe, mujye mu gihe. Nyiribihe hari igihe particulier yagennye aricyo tugiye kwinjiramo. Turinjirana cyangwa urimo kuririmba izasabwe. Ngwino usubire muri aya magambo y'ubuzima. Vuga uti Mwami Imana, numvise ijambo ryawe, ndagushimira ko wandemye ukampa umwana wawe Yesu Kristo ngo amfire ku musaraba. Mbabarira ibyaha byanjye byose, byo nibuka n'ibyo ntibuka, byose ndabigusabira imbabazi. Amaraso ya Yesu anyeze antunganye. Unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka, mvana mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwemereye ko mvuye mu bihe, ndashaka gukorana nawe ndi mu gihe cyawe wagene. Mwuka wera, ndakwakiriye ngo umfashe, unyobore, umpe imbaraga, umpe ubwenge, undwanirire, undere. Urakoze Data ko mpindutse umwana wawe ku bwa Yesu Kristo, ku bw'amaraso ye yameneye ku musaraba. Ndagushimiye ko mwemereye kuva mu bihe nkabanje muri iki gihe cyawe, iki gihe wagennye. Urakoze Data ko mpaye agakiza ku buntu kabonerwa mu mwana wawe Yesu Kristo. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo ndakwereka abangaba baciye bugufi cyane bakaba bizeye umwana wawe Yesu Kristo Yehoshua Hamashiya. Nanjye niko natangiye, n'abandi bose niko batangiye. Twatangiye tumwizera mu ntege nke cyane. Urakomeza uratwihanganira, urakomeza uraturera. Uturera nyine nk'umubyeyi severe, nibyo severe ariko rukundo. Ngaba ndabakuragije ndabakuragije Mwuka Wera. Hanze hari ibisambo bishaka ngo amafaranga n'ibintu byose n'ibihanuzi by'ibinyoma n'ibiki byose byapfuye, n'abakomera amashyi abatuka Imana kandi ngo aribo iyo bahagarariye ntibazababone. Bangaba bahishwe mu buntu bwawe kandi n'ukuri bave muri ibi bihe, bave mu bihe, binjizwe mu gihe cyasohoye. Haleluya. Niyo mpamvu bakijijwe nk'abakuwe mu muriro kuri uyu munota wa nyuma. Urakoze Mwami, nanjye ndagushimiye ku bwabo. N'ukuri ijuru rinezererwe kuri abangaba bakwakiriye Mwami Yesu Kristo, kuko amaraso yawe ntiyapfuye ubusa, ibyanuwe byose byasohoye. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye ko Mwami, ndagushimiye ijambo ryiza cyane ryanguye neza ko ntaruhiye ubusa, ntabwo ndimo kuruhira ubusa. Ibyo byonyine bishobora kumbeshaho indi myaka myinshi cyane. Nta kindi ukoze, ayo magambo wambwiye gusa ambeshaho. Ntabwo nduhira ubusa Mwami, ndabizi ko ntaruhira ubusa, ndabizi ko ntaruhira ubusa, kandi ko igihe ari iki ngiki tugezemo, iki ngiki wavanye mu bihe. Kuko abantu ngo bavuga ibihe n'igihe batazi ibyo ari byo, ariko ukomeje kubisobanura neza kugira ngo bisubirane imbaraga z'uko wabyise. Urakoze ku bw'abangaba
mwami ndakwereka n'abandi bafite intege nke bakwakiriye ariko bakaba bafite intege nke kubera iby'ubu bugingo barimo kwiganyira ngo ejo bazarya iki bazambara n'iki kandi ngo barashaka n'amamodoka n'amazu byinshi kandi ngo barashaka no gukora amafaranga bamaze n'imyaka bayakorera ariko nta na makeya bafite bararunda bigatoboka kubera ko udateranya nawe arasandaza utakumvira ngo ajye mu gihe wamugeneye wese arahomba. Ndagushimiye ko ngiye nunguka cyane umunsi ku wundi kuko ndi mu gihe. Haleluya, urakoze mwami kuri Imana nemera nizera kandi ushimwe kuko wampaye ubugingo buhoraho kandi ukaba utazabunyambura. Icyubahiro ni cyawe cyose data wa twese n'umwana wawe Yesu Kristo inshuti yabera wicaye iburyo bwawe n'umwuka wera unkoreramo cyane ufite akazi kenshi muri iyi minsi. Haleluya, ndagushimiye mwuka wera kandi gukomeje imirimo ikomeye kandi itangaje. Haleluya, ndakwereka ibihe biri imbere we urimo gusobanura igihe mu bihe, urimo gukura igihe mu bihe. Haleluya, kandi nzaba ndimo urimo tubanamo tubigendanemo. Haleluya, mu izina rya Yehoshua HaMashiach. Abahishuwe mwese mugirirwe neza n'Imana kandi ntagire n'umwe usigara mu bihe, ahubwo mwese mu gihe vuba mwirunde mu gihe kuko niho umwuka wera ari bubabonere. Urakoze data, byose ni mu izina rya Yehoshua HaMashiach umwana w'Imana nzima ubatumye mera gutya. Amen. Bene data bakundwa, rero ntabwo nzi bishoboka kuba bisoza iki cyiciro cya nyuma, wenda utaha mukazaba muzumva ibindi, amatwi abereho kumva ari amaso kureba, hanyuma ubwonko nabwo bugatekereza, umutima nawe ukakira umwana w'Imana nzima akaturamo. Ibyo mbifuriza kuko ibintu byose nitakataka, ibintu byose byasigaye mu bihe mugiye kubona ukuntu bigaragurika. Yes, ubwami bwawe ni buze mu biyaga bigari mwami Yesu, nanjye rwose ndabyiteguye nkuko nteguje. Ubwami bwawe nibuze mu Burundi, mu Rwanda no mu burasirazuba bwa Kongo. Ndabyishimiye kandi ndakwakiriye mu biyaga bigari mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Rwanda gihugu